so kuba nshobora kugira confidence nkaza nkahagarara mu mwanya wanjye ukambaza nkagusubiza ntabwo numva yuko aba ari ubushinzi cyangwa iki ubundi ikintu cya mbere ni self respect so iyo utiyubaha guhesha agaciro ibije byose nyine nawe birakujyana nzi hari benshi bagiye bashukisha ngo nzakugira umusitari nzagira gute hari abemeye ko bigenda muri ubwo buryo ariko se bari rero iyo baguharaye ubona nyine utazigera ujya hasi ariko niwumva ko ikiguzi ari njyewe n'umubiri wanjye ntabwo bizavamo ese uyu muntu ugiye kuwushyushya gutya uko yashyuhije niko ejo azashyushya n'undi sibyo ngo bakuzamuye baragukoresheje hariya umubiri wawe bawugize ikintu cy'igikinisho then wowe usigariye ku izina gusa ariko ntiwabasha no kwitunga ngerore zose nkina barabyitiranya kubera ko si bajya bamereza rore z'umuntu wishwe n'agahinda cyangwa se uri mu rukundo buri gihe amarore z'amahane zo gutritinga abantu nabi kwirukana abakozi kwirukana abana gushuka abagabo byeze guhararwa akavuga ngo uzi utore script mu rugo ariko aradukomerekeje nawe se warakomereka ntakomereka urumva ndigweja as long as turi ku isi tuzababara tuzishima byose tuzenda tubinyuramo Ben cyangwa Melody Ben Christopher Soshomura Soshomura Chris Easy Juno Kizigenza Chris Easy Kenny Sol Nelngabo Kenny Sol Riderman Bulldog Sunday aho ngaho rero biramvana nyine nanjye ibyo nashakaga Bulldog reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe uri hirya no hino ku isi by'umwihariko n'abari mu ntara ya gatanu ariyo y'aba diaspora nizere komeze neza cyane ukunda ibiganiro bya Rare Entertainment mpora nkubwira ko niba ushaka kuba wakina film niba ushaka kuba waba umwanditsi mwiza niba ushaka kuba wamenya gutunganya film ushaka kuza mu Gicumbi Cinema Center dukorera hano ku Muhima imbere yaho Zetigo ni imbere ya station Merezo itubona hanze Gicumbi Cinema Center ubundi tukagufasha kugira ngo ukabye inzozi zawe ari na mpamvu uyu munsi nifuje kuba natumira umuntu n'ubundi umwe muri bari muri sector ya cinema abishi baramuzi banamukunda bamuzi nk'umuqueen reka bivuge gutyo yaba ku nkoranyambaga ndabizi neza ko abantu benshi muraza kuza kuryoherwa n'iki kiganiro kuko abenshi muramuzi so reka rero mbere yuko mwakira mbanze mvuge filime yagiye akinamo yakiniye mu ndoto ndetse akina ubu ngubu no muri filime yitwa Ibanga ni filime nzi neza ko abenshi mukunda indoto ica kuri televiziyo y'igihugu subira ya RTV so bivuze ngo rero abenshi muramuzi nishimiye ko ndi kumwe nawe uyu munsi thank you urasa neza pe murakoze cyane cyakora ubundi arigireho umuntu ugahita umuklasa nko ku mafaranga oya ibyo byo wibivugaho urasa neza pe murakoze ejo bundi ndi kubwiye mukandi mwari kukwereka kaboro ari kuvuga ngo imagine ubwiza bwawe ariko leta igashyiraho beauty taxes uba wishyura ngahe ntabwo mbizi bana niyo nyishyura noneho hasi yari yanditse ngo ubu nawe uhise useka ukurikije ubwiza bwawe ubu rero nawe ibaze imana yakwishyurira cyangwa wakwishyurira uko biri kose rero ndabishimira imana yego so far so good ntekereza ko umeze neza ubuzima bumeze gute ubuzima bumeze neza ni za struggle nyine za buri munsi ariko icyambere ni uko umuntu aba ari amahoro yego cyane ubundi iyo umuntu ari amahoro aba ari sawa cyane ntekereza ko aba ari fresh mbere yuko rero ninjira mu kiganiro nyirizina n'ubundi tugiye kuganira kuri sinema ariko no ku buzima bwawe busanzwe abantu wenda hari ibyo batakuziho uyu munsi wenda bifuza no kumenya buriya hari nk'umuntu uri bati amumbariza iki kibazo nubwo tutari live ariko uko byenda kose turaza bazakiramo comment wenda niba bakenera ko ugaruka tuzakugarura ariko reka mbanze mpere kuri Umutoni Uwase Yvette mu busanzwe ni muntu ki umuntu utabona muri sinema ni muntu ki ndi umuntu usanzwe umuntu uzi kubana n'abantu
ubishaka turabana utabishaka acaho nyine ndi umuntu usanzwe usabana uri funny sometimes or serious sometimes subizi nuko nyine meze unkunda ndamukunda utankunda simukunda. Sinema ni iki yaguhinduriyeho ubuzima? Hari igihe umuntu mbere yuko ajya mu kintu ukavuga ati sha mbere yuko njya muri sinema wenda ni urugero bati njye niriraga ibiraha ku muhanda njye n'ubu ndacyabiri nawe ukunda ibiraha urabizi ariko hasi umuntu udakunda ibiraha hasi ubundi hari umukobwa udakunda ibiraha barahari shuwa ariko byashoboka ko bigirisha abakubwira ati biriya sinabirya ariko nzi neza ko kiraho. Yego, ni ikihe kintu rero filime cyangwa se uruganda rwa sinema rwahinduye kuri Yvette cyangwa se Queen atarasa nyine bitari bisanzwe? Sinema yatumye menyekana, ituma hari byinshi menya binyuze mu bantu kuko nagiye mpuriramo n'abantu benshi ingeri zitandukanye, abantu bafite icyo bangezaho, abantu bafite icyo bankuraho. Ndebye aho umuntu yahereye n'aho agejeje ubu biratandukanye kuko ntabwo sinzi ngewe hari ibintu mp'agaciro cyane kuko kunyura kuri televiziyo y'igihugu biba ari ibintu by'agaciro, ntabwo banyuzeho gutyo pa agisida. Rero uretse ko byanahereye wenda tuvuge muri za sitimenti ibintu nk'ibyo, ntabwo ari buri muntu wese wagize ayo mahirwe, kandi ukubona hariya hari ikindi kintu akubonamo akavuga ati uyu muntu hari ikintu namubyazamo umusaruro, kwa kundi kumva ko hari icyo yamubyazamo umusaruro nanjye nkabyungukiramo. So uko rero twatangiriye hasi ntabwo ariho tukiri ubu ngubu, uba uri ku rwego rufatika, si urwo njye ndashaka kugeraho ariko sinkiri aho narindi. Ariko bro ujya wibuka nk'umunsi wa mbere ukina ukuntu byari bimeze? Abo nyambyibuka cyane, ariko nibuka nyine ibihe nagiye nyuramo muri icyo gihe. Byari bigoye cyangwa byari byoroshye? Of course biba bigoye, ikintu ujyamo bwa mbere biba bigoye kubera ko utanasobanukirwa n'ibyo ugiyemo, ntabwo nari narabikoreye training, ntabwo ari ibintu ntabwo byari ibintu byanjye, nabyisanzemo gutyo. Sundi wa mugore wabyisanzemo? Nabyisanzemo gutyo, bamaye akazi nyine gukora, nyine numva ko ari akazi bisanzwe, nkumva nyine ko ari ibintu biragarukiraho. Ariko uko nyine ugenda wumva feedback z'abantu, uvuga ati ufite talent, imeze gutya na gutya, twabikunze, wenda nanuze n'abantu bashobora guca intege nabo ntibabura, ukavuga ati kuko nabigiyemo hari abantu batariyumvisha ko umuntu ashobora kujya imbere ya kamera, akavuga ati biriya bintu habamo imico mibi, uhuramo n'abantu bafite imyuka itandukanye. Nawe mfite byinshi byatuma ntagira aho ngera, ariko hamwe n'Imana byose nabitambutse, so hari ahandi nteganya kugera. Ahubwo mise bitekereza hari uyu munsi creative industry irimo abantu benshi, abagabo, abagore, kuko uyu munsi ntekereza ko mu Rwanda buri muntu wese ufite impano ahabwa umwanya, ariko hari n'abandi bagifite imyumvire y'uko umugore cyangwa se umukobwa wagiye kuri kamera cyangwa se watinyutse akavuga mu ruhame ngo ni inshinzi. Ntabwo izo challenge wigize uyizigira? Kugira confidence sinzi nimba ntabwo nyine abantu babyumva kimwe. So kuba nshobora kugira confidence nkaza nkahagarara mu mwanya wanjye ukambaza nkagusubiza, ntabwo numva yuko aba ari ubushinzi cyangwa ubwibone. Ni confidence, kandi umuntu wese muzima ubundi akwiye kugira confidence. Cyane. So ngewe ku giti cyanjye ubwo ababyumva gutyo, it's up to them. As long as ngewe nabonaga nzi icyo bimariye, ntabwo njye nita kuri negativities z'abantu. Ndeba mu buryo buri positive, nkavuga ngo
ibi se ni ikosa mu gihe njye ntari kwiyumvisha ko ari ikosa cyangwa se nitwaye nabi ntabwo undi muntu agomba kubinyumvisha. ese nk'ubu hari nka comment bakiriye ikaguca intege ufate uyu muntu ibi nababwiye mbere comment zarambabazaga naho ubu ya ubu ngubu se ubu naramenyereye cyane ko nta n'ubwo izo comment nkizibona. Bruce Melody yavuze ngo kera ngo bajyaga bavugaho bakankubita imijugujugu nyine nkababara ariko nanjye uyu munsi nanjye unciye urwaho ndamwahuranye. Ubundi hari ukuntu abantu baba muri sinema cyangwa se like baba muri showbiz muri rusange avuga ngo iyi comment sinayisubiza. Why not? ngo uri umusitari ngo ntabwo mukwiye gusubiza. Cyo mbona cyo gusubiza nayisubiza. Ariko hari igihe umuntu asubizana agahubuka. Oya ntabwo nawe gusubiza ibintu byo uvuze ikintu kidahejeje bana icyubahiro ngo nawe ngo njye kuvuga nawe ujye kumusubiza. Oya cyane ko hari n'umuntu wandika ibintu hariya nta n'umutima mubi afite ahubwo ari kugira ngo ya comment yiwe baze kuyitaho abizamukireho. Njye niko mbibara. So njye rero comment zashoboraga nko kumbabaza icyo gihe nari ntarakomera ntazi ibyo ndimo nkavuga ntase ibi bintu nishoyemo ni ibiki. Ariko for now wapagwa nanjye ubu nakomeza abandi cyakora. Urugendo rwa sinema ubwo mbere yuko ngera nyine ku mafilime wakinnye n'amarole wakinnye urugendo rwa sinema ni urugendo rutoroshye ku mukobwa en plus uhura n'abagabo hari abifuza kugutereta hari abifuza namba zawe hari abifuza reka bivuge nk'uko bivugwa hari abifuza kugusambanya kubera ko wenda bakubonye kuri kamera. Izo challenge urumva ugeze muri entourage irimo abantu benshi bafite imitekerereze itandukanye ku mukobwa ubimanaginga gute? ubundi ikintu cya mbere ni self respect. So iyo utiyubaha guhesha agaciro ibije byose nyine nawe birakujyana. So kuba umuntu yansaba nimero njye ndayimuha mu gihe mbona ko ari umuntu hari ikintu duhuriyemo cyangira umumaro. Yego ninjye ufite uburenganzira bwo kumusubiza cyangwa kumwitaba. So namamagara ndamwitaba nambwe ibintu bidahuye ndamukupa sinampaka ngo mu block simpaka. So uko rero wiyeretse ku muntu iyo ugaragaje intege nke nawe arazifatirana cyane cyane igitsina gore nyine abantu benshi baba bazi ko turi weak. natwe rero iyo uzi yuko amakiriro yawe ari ku mugabo runaka mwahuriye mu bintu nzi hari benshi bagiye bashukisha ngo nzakugira umusitari nzagira gute. Yego hari abemeye ko bigenda muri ubwo buryo ariko se bari wamugane ushobora kuza ugahitinga ukwezi kumwe amezi abiri kandi abanyarwanda reka mbivuge gutya uwumva bimubabaje bizamubabaze ariko nzi neza ko abanyarwanda turaharara cyane baraguharara bakaguharara koko kandi abantu benshi reka sinikuremo ishe muri rusange dukunda iyo nyine turiho ari twe turi on top. Rero iyo baguharaye ubona nyine utazigera ujya hasi ubona utazigera uzima. kandi muri sinema ntabwo akazi gahoraho uko byagenda kose. Uko reka nguhe nk'urugero nko muri estimate cyangwa mu ndoto tugira igihe cyo gushutinga season yose tugakubita nk'andi mezi abiri cyangwa ukwezi turi muri twavuga ni konje nyine bakagenda bakeditinga bagakora ibiki tukongera tugashutinga indi season. Sibyo koko tuba dufite n'ubundi buzima hanze. So rero wa muntu uzaza akambwira ngo azashira ngo ku rwego rwo hejuru wakumva yuko nawe kugira ngo kubanzamura ni byiza ariko gushiraho ikiguzi nabyo ni ikintu none wenda nyaka amafaranga umbwira ati ngewe unanyereka inzira biri bunyuremo kuko niba mbona ko ibyo bintu mbishaka nemere mbishoremo. Ariko niwumva ko kiguza ari ngewe n'umubiri wanjye ntabwo bizavamo aho nzi neza ko hari ababiguyemo. ushaka kublaminga nk'umukobwa ushaka kwemera ko aryamana n'umuntu ugiye kumufasha kugira ngo agere ahagera? namublaminga kubera uko umuntu Imana yaduhaye ubwenge sibyo iyo wabashije kwemera yuko uri igikoresho cy'umuntu
hari ahantu nyine twebwe tutaya tubanza ngo turebe uvuge ngo si ibi bintu bizaramba. Ese uyu muntu ugiye kuwushyushya gutya uko yashyuhije niko ejo azashyushya n'undi, sibyo? kandi uko gushyushya aragushyushya bamubwire bakaba promising ibintu ngo urumva ngo nzakugira umusitari, nzakugira gutya na gutya, ariko nawe niwemera ukambera gutya. Umwana w'umukobwa hariya ati nta kibazo, noneho akemera bakanamukoresha ku buntu. Hari abantu bumva yuko kugaragara imbere ya kamera nyine wavuzwe ukumva nyine birahagije. Inshuti yanjye kuvugwa ejo ukaburara ukagendera muri bisi, ugatega bisi kuko wabuze ya moto kandi ugiye muri gahunda yihuta kinabuze ya moto, cyane birasebetse kandi biri kuvugwa hariya ngo umusitari. No, hari ikintu abantu bajya bitiranya kuba umusitari no kugira amafaranga n'ibintu bitandukanye. Abantu hano hanze rero bazi ko umuntu nyine w'umusitari egana amafaranga. Exactly, nawe baze uri kuvugwa. Sibyo? Ntunafite n'amafaranga, reka tureke kuvuga ngo taxi voiture. Ntunafite n'amafaranga ya moto. Nimba umuntu hari emergency hari titubonane muri 15 minutes. Kandi uziko bigufitiye inyungu. Ubuze amafaranga ya moto kandi birirwa wavuzwe. Wa muntu wagushuhije ngo yakuzamuye kuvuga gusa nta kintu wakuyemo muri ya projet wagiye gukoramo ngo bakuzamuye, baragukoresheje hariya umubiri wawe bawugize ikintu cy'igikinisho, then wowe usigariye ku izina gusa ariko ntuwabasha no kwitunga. Kandi barahari, kandi uri igitsina gore uziko ntibibabaza se. Kandi mbitekerero nsanga muri iyi sinema barahari benshi. Ariko ntabwo biramba, ntabwo ntekereza ko ku mukobwa afite mwege mumeze nk'indabyo ziri ku isi. So iyo zituhiwe cyangwa se iyo zititaweho n'ubundi zirangirika. So abagabo rero twe dufite inshingano zo kubarinda, ahubwo ikintu gitangaje ni ukuntu usanga ahubwo ari twege turi kubangiza. Neto yabibabaje ariko akenshi usanga hari n'ababyitera. Niyo mpamvu mumbwira ngo njye nabablaminga. Imana yaduhaye ubwenge umenye icyiza n'ikibi, si uko turi perfect ariko nanone hari igihe ureba ukavuga ati se uyu muntu uko amwunze kuki umuntu atankorera atangira neza nta kintu runaka agiye kunca. Ni iyihe role wakinnye cyangwa se ni iyihe scene wakinnye abantu bakakubona mu ishusho itari yawe ariko bakabyitiranya n'ubuzima bwawe? Njye role zose njye n'abantu barabyitiranya kubera ko sinzi niyo mpamvu batajya bampereza si bajya bampereza role z'umuntu wishwe n'agahinda cyangwa se uri mu rukundo. Buri gihe amarore z'amahane zo gutritinga abantu nabi, kwirukana abakozi, kwirukana abana, gushuka abagabo. Gusa njyewe abantu iyo babiteyeho comment ndabikunda kuko mba mbona ko ibyo nakoze byabaye exactly kumwe babishaka ba nyiri kuma akazi. Abantu rero tujye tugerageza tumenye ngo iyi ni acting. Hari ahantu ejo bundi nasomye ngo ariko ngo umenya ngo uyu muntu ngo ibintu akina ngo ari nakameze mu buzima busanzwe. Ntuzi umuntu nuko kubyegereje umutima ngejeje umutima. Oya njye ntabwo mbere byarambabazaga navuga si abo bantu bazabyumva ryari, ariko ubu ngubu njye ntabwo. Afite abantu bareba filime bajya bamenya ko ari n'umuntu ukina undi muntu. So ikindi ni ibyanditswe cyangwa se n'imfashanyigisho. Izo filime zikorwa mu buryo kugira ngo babigishe nyine mu bubone bwa buzima nyine tubamo bwa buri munsi, kuko bo batekereza script bakayandika bakayikina bamara kuyikina igasohoka. Iyo ubonye umuntu gusa nanone iyo ukinnye role wa muntu amarangamutima ye akamufata akumva nyine abayitaje kuri bya bindi bakinnye egari kuba mukoze nyine ku marangamutima ye bari sawa cyane. Filime wakinnye muko bati wow iyi ngiye kabisa.
The Secret na Stimate. Urebye zose ngiye mba mbona ari sawa, ariko The Secret bitewe nuko nakinnye mfite abana ubona twenda kungana, ariko nyine ariko nyine nkaba mama wabo, ariko uburyo nyine twagiye tubikina, inyigisho zabaga zirimo kuba serious, gukarira abana, kubababaza, nkabona nyine byakoze nkavuga neza. Yego, uyu munsi uramutse ugize amahirwe yo kuba hari ibintu ushobora guhindura muri sinema nyarwanda, ni nk'ibihe bintu bitanu wahindura? Nahindura iki se? Uburyo abakinnyi bafatwamo, kuko dukora abantu batandukanye, ariko kujya n'isara abantu bataraheza agaciro abo bakoresha, icyo nicyo kintu nahindura. Ikindi ngahindura kumva idea y'umukinnyi, kuko yego aba ari projet yawe, ariko buriya hari ikintu runaka ushobora kuba ugiye gukora nyamara kitari cyo. Kuko ubu ngubu umuntu asigaye abyuka akavuga ngo ngiye gukora movie, atabanje kumva ide z'abantu batandukanye. So ndumva ahanini ari ibyo ngibyo, no guhereza agaciro abakinnyi. Njye nicyo kintu cya mbere. Hari igihe nyine mbona nk'akantu nkavuga nti njyewe ndamutse ari projet yanjye, mbona numva byenda gutya, yego biragoye kumanaginga abantu, ariko icya mbere guhereza umuntu agaciro, na time y'umuntu, no guhereza ikiremwa muntu agaciro. Kuko reka nkwereka, hari igihe tugera kuri set ugasanga baragukoresheje cyane, nta breakfast, nta lunch, hari n'igihe usanga muri gukorana n'abana bakiri batoya, nta na sense afite mu mufuka. Nkatwe twebwe ubu waramenyeye kwirwanaho, ukaba wakikozaho kuri boutique ukizanira jus, aho ukareba nk'uriya mwana uri kumukoresha yamutekerejeho. Ikindi ukareba b'abakameramani baba bari kuri kamera, nta buje. Ubundi bari abantu ngema numva aribo nakitaho kuruta abandi bantu, kuko nibo batanga output. Yego, I wish nyine ko ibyo bintu biramutse ari ibihinduka nyine byahinduka. Ntekereza ko abazareba iki kiganiro surtout nyine abantu bakora filime cyangwa se bakora amamuvi mu Rwanda, niba koko ibyo bintu bihari, mugerageze mwite ku bakinnyi, ko buriya abakinnyi nabo batekinisi ni sawa cyane kubitaho, ko nibo bari gutange umusaruro. Byigeze bibaho ko umuntu akwaka ruswa y'igitsina kugira ngo ugere kuri serivisi runaka? Njyewe wapi gusa hari amakuru nawe mfite y'abantu runaka ngeze guhararwa akavuga ngo uzutore script mu rugo. Ariko njye ntago niyumvisha, nuko hari igihe ukora ikintu uzi kuri kwirinda cyangwa iki, umuntu akavuga ngo ngufunga umutwe, sibyo? Ngasanga uri umudive mu mutwe, ngufunga umutwe kucyumva, urumva se nagukora iki? Ariko reka mubwire, uzi neza ko uri umu businessman cyangwa business woman, ni gute business yawe wayijyanye mu rugo, sibyo? Yego, ukambwira ngo umunsi wose wiriwe mu rugo, ejo se ntuzahava. Kuki tutahura basi mu mujyi nimba nta biro ufite, bamwe ati reka ngoreze ya script ugende ubisoma. Kuki sawa gatayiguha kuri email cyangwa kuri WhatsApp? Ubundi twebwe kenshi nko muri projet za Stimate cyangwa Indoto, tuba dufite ibitabo, ariko nyine hari ubasha gusomera muri phone n'ubasha gusomera mu bitabo. Barayikohereza, akakohereza kuri email cyangwa se akakohereza ntuze PDF, ukaza nyine kuyisoma neza nta kibazo. Ariko akantu ko uvuga ngo uze ngo kwitora mu rugo, bigeze bayigutoresha mu rugo? Oya, njye nyine hari ugeze kubimbwira, ariko kuko nari mufite amakuru ndambwira reka. Okay, reka noneho tujye mu buzima busanzwe. Uri umwe mu bantu babana n'abantu benshi, bahura n'abantu benshi, ariko reka mvuge ngo uyu munsi abantu benshi barakritika imyitwarire y'urubyiruko rwacu. Ubona imyitwarire y'abakobwa, kuko se tunihuri
ubona imyitwarire y'abakobwa muri iyi minsi urabona imeze ite? Ku bijyanye n'iki nyine imyitwarire yose tu muri rusange. bamwe na bamwe bitwara neza n'abandi bitwara uko babishatse uba nkubwire ariko shango none abakobwa mwadukoreye inama urumva kubera abakobwa basigaye bajya hariya shango barashaka abasitiyumu ntabwo bashaka ba Leandre ngaho mukatwita amagweja ngo turi bimonyo. no comment ubundi njye ibyo mbibona bihita uranzi igihe hari ibintu nyine ntajyamo mbibona bihita ubwo buriya niko aba abyumva niko mind ye iba yamutegetse kubyumva sinabimukuramo nawe ntibabimukuramo so rero nimba ariko kare kabidora kabonye ntabwo nabonye ariko nagiye mbyumva mu bantu ntabwo nabibonye ayija bagize gutya aravuze ngo abagabo bose ngo abagabo babo bose barabatwaye ngo babashyize muri sitiyo ngo abandi bose basigaye ngo ni amagweja. ariko njye reka nkwereke hari igihe n'abanyamakuru bakonfuzinga umuntu hari igihe umuntu ashobora kujya hariya muri interview bakamubaza nk'ikibazo runaka yavuga akavuga akamarayo noneho ugasanga nta nubwo ari nabyo yaminingaga ariko aba ari bubyumve kuko batazi ibyari biri mu mutwe wabo bakabyumva uko bashaka. rero njye nta muntu nacira urubanza sinzi icyamuteye kubivuga ashobora kuba yari blague cyangwa se yaranakomeje afite impamvu ye ariko aradukomerekeje nawe se warakomereka ntakomereka urumva ndigweja ese amagweja ni amagi ntabwo none yavuze ngo nta magweja nibonye n'iki kindira ikimonyo nzi ko ari nk'igikoko ni agasimba gatoya kameze nka ni kanini kurusha urushishi niko bitekereza yego ni ikimonyo aba twese bimonye sha ariko buriya hari impamvu wenda bimuteye kubivuga njye ntabwo najajinga umuntu hari impamvu yamuteye kubivuga wasanga ari n'umuntu yabwiraga cyangwa se ndayaranyivugiye yiganirira ariko yasabye n'imbabazi urumva rero iyo umuntu agiye agasaba imbabazi ni uko ntabwo yari abyegereje umutima ariko umuntu ubivuga akabona byababaje abantu site akabihagarara ubwo aba afite impamvu nanone sha hari igihe umuntu agukomeretsa mwana hari igihe umuntu agukomeretsa uburyo nyagutuka abantu bahita ubishyira muri rusange uragira ngo ubundi ese wakirute nk'umuntu ushaka kuza kuri kamera akaba yarivilinga akaba yavuga ibintu akavuga ngo personal life sinzi n'ujya ubona ku ma YouTube ukabona umuntu araje aravuga ngo urumva ngo ngiye wenda n'urugero ngo umugabo wanjye ngo ntago abikora fresh nyine akabishyira reka nkwereke twese twagiye tujya mu interview ku macano atandukanye cyangwa se ku mateleviziyo hari ama personal life twagiye dusharinga ariko abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye aza akavuga ngo wishize hanze nyamara wavuze ibintu biri rusange biba mu buzima busanzwe ariko hari no kurengera nanone hari ukuganira kuri personal life uganiriza abantu life yawe mudahura buri munsi wenda bashaka kumenya uri muntu ki gushyira n'iki ariko hari no kurengera ukavuga n'akarihe nk'ibyo ngibyo nyine wakabije uba wakabije mbona benshi ibyo nyine baharaye ngo gutwika ni bya ngo gushaka ubusitari for nothing nta kintu ukora gifatika icyo ukora ni ukwicara hariya ugakora ikiganiro ukarira cyeswe twabwira ko utarize mu kiganiro ndizwa n'iki se njye yaragahinda mfite ari byakubabaje mu buzima oya rega as long as turi ku isi tuzababara tuzishima byose tuzenda tubinyuramo mu gihe rero nishimye right now ndarizwa n'iki kugira ngo umuntu abe yagushyira muri filime ye kuko uko bigenda kose hari iyo utakinamo hari iyo wakinamo hari na criterias ugendera kuvuga ngo reka njye muri iyi filime ni nk'iyi filime cyangwa se ni izihe criterias ugendera uvuga ngo iyi filime nayikinamo akenshi iyo nyiri projet iyo agiye tuvuge wenda yawukasitinze cyangwa se already
yamaze kugushira mu bantu be agashaka gukoresha njye maze kukubaza sitori ukuntu imeze nkumva icyo nshakaho nkumva rero ushaka kumpa nakumva mbibashije nkaba nazamo hari ibintu byo gutwika bitiyubashye kandi njyewe mfite famiye nubaha mfite famiye yanjye niyubakiye I mean my kids so hari ibintu ntashobora kujya gukina yego kuko ibintu dukina cyane ko inyinshi dusigaye dukina ziri kuri YouTube ni ibintu bidasibika nta nubwo bisaza ntibyibagirana rero sinshaka ikintu ejo n'ejo bundi umwana bari gukura uba ufite mama ufite papa cyangwa abavandimwe cyangwa n'inshuti umuntu ntazumve atari proud yo kuba gufite mu buzima bwe yego rero ibyo mbanza kubitekereza mvuga se ibintu nabikora cyangwa se nabikora ntitaho ngo ni uko ngo ari amafaranga kuko amafaranga ushobora kuyashaka mu bintu byinshi bitandukanye amafaranga rero ushobora kurya uyu munsi ejo ukarira nta nayo ugifite nabyo numva ni urugero reka dufate wenda nka Netflix iravuze ati Queen tugiye kuguha wenda miliyoni 200 z'idolari ariko wenda dukeneye ifoto yawe wenda yonyine wambaye ubusa respect ntabwo igurwa cyakora ko sibyo urankunda respect ntabwo igurwa ako kantu ubwiye kararenze amafaranga arashira ariko wowe uhoraho so nabo uretse no kuba kwiyubahisha nabo ushaka kubahisha nabo ushaka kuba proud yawe all the time muzahorana amafaranga araza ukayarya ukayaspending ukenjoying za comment zizaguma hariya zikomeye zigutraumatize nawe ubwawe ureba ibyo wakoze ube traumatized uvuga ati so ibi ni ibiki nishoyemo so ikintu rero mbona kizatuma ngira regrets ngo ni ukubera amafaranga kuko iyo abangiye nashiraga amafaranga imbere banakoze ibintu byinshi biteye ubwoba ariko ikintu nshira imbere ni self respect no kumva nkicara nkasinzira nkavuga ngo mana basi ntabwo ndi umunyabyaha ndi umuntu ndakosa ndacumura ariko nibura basi Imana ninayisaba ikintu ivuga ati ese ndahera nguyu mukorera iki rero Imana nimbona igi nyishimira nibura iyo uri kureba abana bawe urumva umubyeyi buriya hari ukuntu umubyeyi areba nk'umwana nyine akaba ari kumutekereza ibindi bintu iyo urebye umwana wawe wenda n'urugero nk'ibyo akora nicyo uhita ukumbura mu buto cyangwa se mu bwana sibona n'icyo nkumbura abana nomari barakubagana njye sinizi nkubagana cyane wenda narakubaganye kubera ko mama wanjye yagiraga amahane cyane urumva ko ari ukwikandagira ariko hari ukuntu umwana ubona yatese yego nkabona ukuntu muri iki gihe se nk'ukuntu tungana wajya guteta kuri ibi ukabona umwana yatese uko yitsamuye ndashaka biswi uko yitsamuye ndashaka iki nakavuga ati nk'ubu yaba nyiri umwana nkaba nitsamura mvuga nti ndashaka iki ariko nyine after all ukavuga ati it's a blessing izi ni inshingano zanjye ubu nanjye nari inshingano z'ababyeyi ubu ngubu reka nanjye mfate ibyanjye yego njya nkunda mbere yo kugana ku musozo hari agaparti ngira koko kubwira abantu babiri ugahitamo umuntu umwe ndakubwira mu byamamare sibyo ubwo ni urugero ninkubwira A na B ubwo urahitamo A cyangwa B ni abantu 5 tugiye gufata ubwo ni abantu 10 ariko nyine ndagenda mpuza Bruce Melody The Ben ubwo ndasubiza nkurikije uravuga Ben cyangwa Melody ntitayeho ku kintu na kimwe ibyo bakora cyangwa oya niba ngo nyine mu buzima busanzwe ni uguhitamo preference yawe Ben cyangwa Melody Ben Christopher Soshomura Soshomura
Chris Easy, Juno Kizigenza. Chris Easy, Kenny Sol, Nel Ngabo. Kenny Sol. Riderman, Bulldog. Sha, sonde. ubwo ni ugupfa kuvuga kubera ko aho ngaho rero birambanza. Nyine nanjye ibyo nashakaga. Bulldog. Knowless Bwiza. Bwiza. Okay. Karako, ninde muntu muri entertainment zose w'inshuti yawe magara, reka mvuge ngo bajya abakobwa nyakunda kubona babyandika ngo he's my 911, siko bajya bandikara ubyamamare. Nyine mu bastar muziranye, ninde muntu uvuga ngo uyu nguyu anytime namuhamagara mba nzi ko nyine ari bumfashe nkuko nanjye bikeneye. Kandi byashoboza ari danger. Ngira ngo ugiramo nk'umuntu avuga ngo yakubera kubiriza ntaba ari muzi. Showbiz. Aya. Sure. Oya, haraba hari inshuti. Ariko so bana yanjye. Ashobora kuba hari ariko kuba dayisaza no vuba. Ubwo no mvuga ngo arenze umwe. Ego. Okay, reka dufate umwe none wisukuza mu mutwe none. Isunza mu mutwe. Birambanze nakurahiye. Ariko donc nshobora guhamagara habaye iki? Nyine urugero ugize ikibazo none ukahita umuhamagara ukaba uzi ko nyine ari mu ba mbere nyine bashaka kuba bagutabara. Tutagiye kubishyira kubyegereza umutima cyane ngo tuvuge ngo impamvu runaka tuvuge tuziranye n'abantu benshi, ariko hari n'abantu si uko umuntu muba muri inshuti cyane cyangwa hari ikintu muhuriyeho kindi, ariko wenda ni umuntu mushobora kuba muhura kenshi cyangwa muhura mu bintu byinshi. Yego nka Grace tubana mu buzima busanzwe. Young Grace. Kandi nzi ko nshaka kumuhamagara anytime. Wow. Koga bacu uguhisha. Ubwo we nuko nyine mu buzima busanzwe tubanamo. Undi muntu undi muntu si ubwo abandi ni inshuti nabo barahari. Ndumva nawe ngiye kubavuga navuga benshi. Okay, reka noneho ngane ku musozo, ariko ndagana ku musozo mvuga ngo ugiye kumbwira umuntu wifuza guhura nawe, ashaka kuba ari umustar, ashaka kuba ari umunyapolitike, ashaka kuba ari undi muntu simbizi, wifuza guhura nawe ufite ikibazo ushaka kumubaza, uranambwira n'icyo kibazo icyo ari cyo. Nawe nakikubwira. Oh yes. Kakanye urambindutse mwe. Hari nyine tu ubwo buryo mbubonye nka madame wa perezida. Ariko ikibazo namubaza nawe nakikubwira. Misingira amatsiko. Ariko ubwo ngubwo umva ni umudamu, ni umubyeyi, ni umumama. Mfite iyo namubaza. Cyakora. Ari kimwe misingira amatsiko. None mu buzima bwanjye defo ngira amatsiko. Ntabwo ikimaze inyuma ya kamera. Shawa kivuze n'abanyarwanda. Ntabwo bikunda. Oh yes. Ubwo ni ibyo. Kugiye kuna wa mutipe afunze umutwe mu murenge ngo ntabwo nsubira. Sha nanjye ntabyo mvuga. Yes, reka ngane ku musozo rero umuntu ashaka ko
akwandikiye ashaka gukina serivisi runaka, ashaka gukina kumwamamariza nyine nk'umustar, ashaka gukina wenda kumukina muri filime, kukugeraho bisaba iki? Imbuga nkoranyambaga zawe ni izihe? Instagram yanjye ni Pretty Queen, Pretty Queen 250. Hariho email yanjye, ushobora naho kunyandikira DM, ushobora hariho na contact zanjye. Yego. Bivuze ngo ntabwo hirya nk'aba basitari batajya batanga. Oya, kubera ko ntabwo menya ahantu opportunities ziturutse, kandi nta manager mfite ngo mvuge ngo niyo bazanyuraho. So ubundi baretse no kuba manager. Oya, nibyihoreye. Wowe ujya managinga kuri biriya bindi. Bijyanye n'ibi tuba mu byihoreye. Yego, ubwo bivuze ngo Pretty Queen niho hose bakubona. Yego, Instagram. Ubwo iyo wageze kuri Instagram no kuri WhatsApp ushobora guhita umfatisha kuko contact ziri hari. Cyane kuri inactive, cyane kuri WhatsApp urasubiza. Buri bantu basubiza rwose. Banjye ariko ibyo byo nabitangiye. Iyo uri kumvugisha ibintu bizima ndagusubiza. Yego. Ariko umuntu uza akandika hayi gusa ejo bundi Paru niyo tutuma turabiteraho komenti ati ni gute umuntu aza akakwandikira hayi ntimuziranye. Ubundi nk'umuntu warezwe yandika hayi wivuge, si byiza ukuntu bitwara imbaraga ujya kubaza umuntu ngo urinde, kandi umuntu aka-expectinga ko ugomba kumumenya. Yego, ku ngufu. Urumva ni ikibazo. Noneho hari wanyandikiye ngo hayi, ndamubwira hayi, ni n'ejo byabaye, arongera araza ngo hey, ndavuga ngo hayi, none nyuma mpita mwana yanse turaguma muri hayi na hey, ndiko neza imubwira. Ejo ari buzandike ati hello. Subu mbwira icyo nyine service ndi bugufashe, niba nyishoboye nyigufashe, niba ntayishoboye kandi muri kugenda. So Queen, wakoze rero kuba waje, ntekereza ko n'umusanzu ukomeye kuri Lea Entertainment, no nk'abantu b'ibyamamare mwana. Burari nk'umuntu uvuga ati ariko nkuriya muntu tuzicarana dute koko, none ngiye turicaranye. Se ndora twicarana. N'ubwo mukanzu tugiye kujya kwicarana. No tugiye kwicara ahantu tuganire kuri ya project. Niko bimeze. Wakoze rero. Namwe mwakoze cyane. Yego. Reka mbashimire cyane abo twari turi kumwe n'ubundi kuri Lea Entertainment. Ni hano ni platform y'abanyarwanda bose. Niba ufite ibintu bizima wavuga cyangwa se niba ari cyo ushaka gusangiza abanyarwanda, ni karibu kabisa rwose. Ntari nkuko yabivuze, nanjye nimero zanjye ziri kuri Instagram ahantu hose ushaka kuzibona, cyangwa se ushaka kunyandikira kuri Leandre Rwanda bifatanye. Ikindi niba ushaka gukina film uze hano ku Gicumbi Cinema Center tugufashe, ubundi umukinnyi wa film wabigize umwuga. Ni hano imbere ya House Tigo kuri Station Merez, witubona hano handitse Igicumbi Cinema Center. Nyagasani rero abishimire, nitwa Leandre Niyomugabo, call me no hate. Blessings.